z'Abasiriya abwira Elisa ati turapfuye ngwino urebe turapfuye ora ku maso zimbe Gehazi wabonye ingabo z'Abasiriya abwira Elisa ati turapfuye ngwino urebe turapfuye Elisa we kuko yarazi Imana abonye ingabo zibagose abwira Gehazi Gehazi ngwino urebe Yesu ari hano Elisa we kuko yarazi Imana areba ingabo zibazengurutse Aroni ingabo zibazengurutse umutima uratuza Elisa we kuko yarazi Imana abona ingabo zibazengurutse abona ingabo zibazengurutse umutima uratuza mbega Moses we ngwino hano ngwino ndebere kumbe uvuge gato ku byizi ingabo z'iwacu uburyo zitugose uburyo ziturinda uburyo ziturwanirira abanzi bacu bareba hanyuma rero bagakorwa n'isoni zivugira twumve wa izo ngabo narazibonye ingabo zirwaniriye imyaka myinshi ibyo mvuga siga ibindi sinibihimbano nabonye ukuboko kw'Imana mu buzima bwanjye sawa abantu muri karitsiye baratangaye ngo babona njye ngira amahoro no gutuza mu mutima ngo babona ntacyo nikanga babona nasobanukiwe ingabo mama arakireka nawe mwinginge uze hano sawa sinjya kure ibyo Moses avuze nukuri izo ngabo narazibonye n'ingabo muri njyewe nguwe neza kwaguhagayika kwararangiye kwaguhagayika kwararangiye kwaguhagayika kwararangiye kwaguhagayika kwararangiye kwaguhagayika kwararangiye kwaguhagayika kwararangiye kwagutse umutwe nako kwararangiye muri we ndamahoro gusa ubu nguwe neza muri njye noneho tugiye kudozaho gakeya tuvuga Imana ndanezerewe kubw'iki giterane ariko noneho bwa mbere mwasaga neza ariko muje musa neza cyane muhereze Imana icyubahiro kandi namwe iyo dozaje ni sawa cyane ibi bintu turi kuvugira hano Dawidi yarabimenye afata umwanzuro aravuga ngo noneho ngo nzajya ndyama niziguye ngo kubera ko Uwiteka ambereye maso iyo utarabimenya akantu karatambuka ku mabati ugatabaza ngo ndapfuye ndashize ariko iyo wabimenye utandukana na Gehazi ukaza utuza
ashimwe cyane. Haleluya. Aya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 .